Rebe ku kibazo cya migration yes ikorwa na system, ariko nubwo ari systeme iyikora cyangwa nubwo ari core team itanga migration, ntabwo core team yahereza migration abantu badakunyu. Ikibazo cya migration ya kabiri abantu benshi mwagiye mukimbazaho kenshi. Hi guys, nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza aho mugiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye, impande n'impande bakunzi bambarusha Mining TV. Nk'uko mubibona rero iyi ni ya projet yacu, ni wa mushinga wa P Network. Nabijeje neza ko igihe cyose hano kuri Mbarusha Mining TV tubonye amakuru ari gutrendinga, amakuru ari kuvuga kuri uyu mushinga wacu wa P Network, cyane ko turi kugenda dusatira ku mpera z'uyu mushinga cyangwa tugenda dusatira kugera ku muyoboro ufunguye w'uyu mushinga wa P Network ndetse na Open Mainnet. Dukora ibishoboka byose ayo makuru tukayategura mukayabonera mu bantu ba mbere. Nimba uri mushyashya aribwo bwa mbere ugeze kuri Mbarusha Mining TV, kanda subscribe ufungura inzogera kugira igihe cyose Mbarusha Mining TV uploadinze video kuri YouTube, iyo video ugibonera mu bantu ba mbere. Niyo mpamvu tubwira ngo kanda subscribe ufungure inzogera. Nari ndimo ndeba amakuru ari kugenda trendinga muri P Network, ndi muri ecosystem za P Network, ndi kugenda ndebaho imibare ya za migration igeze. Ni ibintu byo kwishimira cyane. Icyambere cyo igitego cya mbere cyo murabizi ko twagitsinze, igitego cy'ama KYC. Uyu munsi wa none nta gushidikanya uko biri kose nka miliyoni nka 25 gutyo kuzamura zimaze gupasinga KYC, kubera ko imibare duheruka muzi ko yarengaga muri za miliyoni 18 na kuzamura zamaze gupasinga KYC, kandi twasabwaga miliyoni 15. Ibibazo biri kuvuka uyu munsi wa none ari nabyo umuntu aba agira ngo ashyireho umucyo cyangwa akosora. Usanga abapayiniya cyangwa turivuga ati ese ko Open Mainnet itaba, ese ko migration ya kabiri tutarayihabwa, tukirengagiza ko hari abantu batarahabwa na migration ya mbere. Ibyo bibazo ugasanga biri kugenda biba urujijo, cyangwa ugasanga abapayiniya buri wese arashaka ko ibibazo bye bikemuka, kandi hari abandi bagifite ibibazo bitarakemuka. Ugasanga ibintu biri kugenda bihurirana, cyangwa buri wese ashaka gukemura ibibazo byiwe, hari ibindi bibazo bikiri inyuma, bisigaye inyuma. Nari mbahereje urugero mbabwira ngo ugasanga umuntu aravuga ati turashaka migration ya kabiri, kandi ukabivuga uzi neza ko hari n'umuntu utarahabwa migration ya mbere. Ugasanga umuntu aravuga ati turashaka Open Mainnet, tukabivuga uzi ko ari abantu benshi bakiri muri tentative KYC cyangwa bataranahabwa migration, nabo bategereje kugera kuri Open Mainnet. Si ibyo binzanye, ndagira ngo twongere tunakotinge cyangwa tunarebe ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2025. Abantu benshi mu by'ukuri bazi ngo amakonti yabo bazayafunga cyangwa bazayaboroka. Ngira ngo mwagiye mubona ka notification, buri wese aragafite muri timu iyo agiyemo abona ko hasigaye, wenda ushaka kujyamo ugasanga hasigayemo iminsi 10 cyangwa iminsi 9 bitewe n'igihe urebeye ikiganiro, cyangwa iminsi 12 cyangwa 11 bitewe n'igihe urebeye ikiganiro. Ubwira ngo uri muri risque yo guhomba payi zawe. Nitwo tu notification cyangwa nitwo dufoto abapayiniya benshi bari kugenda banyoreza inbox. Ari niyo mpamvu nyaboneka mujye mugerageza murebe amakuru, kubera ko ibintu tuba twabisobanuye igihe kirekire, tuba twabivuzeho kenshi, nta nubwo ari njye gusa bivuzeho, n'ibinyamakuru byinshi biba byagiye bibivugaho. Iriya minsi iba iri kubara ngo uri muri risque yo kubura payi zawe, ugasanga umpaye screenshot umbwira ati Mbarusha ngo nsobanurira ibintu ngo ndibona ngo basizemo ibintu bishyashya none sindi kubisobanukirwa. Ugasanga n'umuntu yanahawe migration payi zageze no muri wallet, aho ngo ndebera basubije muri tentative, yaguriza screenshot. Ugasanga ni ya minsi iri kubara, iri kwibutsa abantu, atibutsa abantu bawe, nimba ari abantu watumiye cyangwa nimba ari abantu uzi, cyangwa nimba ari inshuti zawe uzi mining P Network, zibutse zite kuri grace period, kubera ko ku itariki 31 nizirangira payi winjije uzibakuyeho, cyangwa payi binjije bazikuye mu bariferozi babo, igihe abo barifero bazaba batarapasinga KYC,
hari payi zizasubira muri system, ugasanga ntibabisobanukiwe. Mu by'ukuri nicyo iriya foto cyangwa nicyo iba isobanura. Kariya gafoto ntabwo gasobanuye ko baba bagusubije muri tentative KYC. Hari ikindi kintu ngira ngo mvugeho ku bantu bashyashya bamaze iminsi mike muri iyi poroje ya P-Network. Nari babwiye n'uyu munsi wenda nongere mbikomozeho, nimba uri mushyashya cyangwa nimba ari n'umuntu uzi utamayininga P-Network w'inshuti yawe, mukangurire mumenyeshe yinjire muri P-Network atangire mayiningi uyu munsi. Birakunda, mayiningi iremera, ntabwo mayiningi irahagarara, mayiningi iracyakomeje gukorwa. Nimba ari abantu muziranye cyangwa inshuti, abavandimwe, babwire binjire muri poroje ya P-Network bakore mayiningi. Rero ndagira ngo tunarebe ku kibazo cya migration. Migration yes ikorwa na system, ariko nubwo ari system iyikora cyangwa nubwo ari core team itanga migration, ntabwo core team yahereza migration abantu badakora cyangwa abantu batitaye ku bintu. Niyo mpamvu umuntu ahora bigarukaho kenshi, cyane cyane ku bantu bari muri tentative KYC. Ni mwebwe mutegereje za migration cyangwa mutarakira amapayi ku mawaleti yanyu. Yego ziriya miliyoni, ubwo duheruka imibare y'abantu bapasinze ama KYC batwerekaga muri za miliyoni 18 gutyo kuzamura, ariko bitewe n'ukuntu abantu bagenda bakora KYC buri munsi, ushobora no gusanga bari gusatira muri miliyoni 30. Impamvu iriya mibare ya za migration iri kugenda, nubwo urebye iki gihe bashyizeho cyangwa batanze cya Q1 cya kino gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2025, mu by'ukuri bizahura ziriya miliyoni 10 za migration zazamaze kuzura. Ariko se mwebwe muri tentative KYC ugasanga uruvuga ati ngewe nshaka open mainnet cyangwa ntabwo ndahabwa migration. Kugira uhabwe migration, yes nkuko nabivuze, migration itangwa na system cyangwa itangwa na core team ya P-Network, ariko nawe uba ugomba kubigiramo uruhare. Wenda ujye ubanza usabe migration byibura, nimba uri muri tentative KYC umaze gupasinga liveness byibura inshuro 3, nibwo uzajya utekereza ku kibazo cya migration. Wenda iki kintu ngisobanuye cyangwa ndeke kugica ku ruhande, ngishyireho umucyo mbere yuko uvuga ngo nge ntabwo ndahabwa migration, ndacyari muri tentative KYC. Banza umenye ngo byibuze maze gupasinga liveness inshuro 3 kuzamura, byura amaze kwereka system cyangwa amaze kwereka core team kari ngiyewe buri munsi ukoresha account yanjye, wenda bandekurire payi zanjye nzakire kuri wallet. Ariyo mpamvu mugomba kwita kuri liveness. Nabahereje ubuhamya mbabwira umuntu wajyaga kumayininga bamuheza liveness, akavuga ngo ni bya bi notification bimutwara amapayi ako kanya akabara bikubye, ariko twaje kumusobanurira tamubwira ngo nuzajya ubona ako gafoto ujye uhita umenya ko bagwereje liveness. Rero mugerageze mwite ku ma liveness yanyu kugira mugire amahirwe cyangwa mugire access cyangwa mugire ubushobozi bwo guhabwa migration, mwakire amapayi ku ma accounts yanyu. Ikibazo cya migration ya kabiri abantu benshi mwagiye mukimbazaho kenshi, nese bavandimwe, wenda migration ya kabiri turayihabwa gute? Hari abantu benshi n'ubundi batarahabwa na migration ya mbere. Turayihabwa gute? Payi turi guhabwa kuri migration ya mbere turi kuzica nabi cyangwa tutari kuzikoresha ibisabwa. Nimba umuntu agwaye amafaranga akabona uri kuyakoresha nabi, yaguhereza ndi gute? Kabanza kukureho gati banza ukoresha ayo neza, turebe kuzi kuri gukoresha amafaranga yawe neza, nitubona kuri kuyakoresha neza turaza kuguhereza andi. Ikibazo cya migration ya kabiri cyo ni ugutegereza system, ni ugutegereza core team, ariko nanone mbere yuko tujya muri migration ya kabiri banza umenye ko ari abantu benshi cyane batarahabwa migration ya mbere. Banza umenye ko ari abantu benshi cyane bagifite ibibazo muri P-Network.
banza umenye ko ari abantu benshi cyane bakiri muri tentative KYC, byibura nka 1/2 cy'abantu bapasinze KYC bazaba bamaze guhabwa migration, bafite migration ku makonte yabo, byibura bipfa ku aho ngaho ushobora kuvuga ati mutuhereze na migration, cyangwa ushobora no kujya kuri X cyangwa kuri Twitter ukabataginga ku rubuga rwabo uvuga ati muduhereze migration ya kabiri. Wenda ikibazo cya migration ya kabiri cyo ni uko umuntu ategereje, wenda icyo dushyize imbere twese ni open mainnet cyangwa open mainnet bagafungurira indi miyoboro kwikonegita cyangwa amasoko kwihuza ni projet ya Pi network bigatangira cyangwa agatangira agakora ku mugaragaro. Ndi gusoza cyane, mugerageze mwite kuri za liveness kubera ko ni rwo rufunguzo nk'uko nabibabwiye rushobora kugukura muri tentative KYC ugahabwa migration, ukakira payi kuri wallet ukazikoresha icyo ushaka. Ikibazo cya migration ya kabiri, urahabwa migration ya kabiri gute? Migration ya mbere utararifashe neza cyangwa uri guhabwa migration ugahita ko uzigurisha cyangwa ugahita ko uzica nabi. Banza umenye agaciro k'ibintu ufite, hanyuma ujye wamenya uburyo ki wakakana migration ya kabiri cyangwa indi migration yindi. Ndi gusoza, mbashimire cyane, mukomeze mukande subscribe kuri Mbarusha Mining TV, mufungure inzogera kugira igihe cyose Mbarusha Mining TV uploadinze video kuri YouTube, iyo video ujyibonera mu bantu ba mbere. Ciao ciao, ndabakunda cyane.